Reka twongere dushime uburyo rwose mukomeza kudukurikira, uburyo mukomeza kuduha like, uburyo mukomeza kudukunda, uburyo mukomeza kuduha subscribe, kandi tunabararikira n'ubundi gukomeza musharinga ntimucike intege, kuko iyi YouTube channel ni iyanyu. Tuhari ku bwanyu rwose, ibintu dukora tukabona mubikunze, tukabona mubirayikinga, mbese turabyishimira cyane. Ari nayo mpamvu rero umuntu umwe waduhaye comment kuri post duheruka kuri video duheruka kwa uploading, yaratubwiye ngo tuzamufashe tumubwire uburyo ashobora gukora ifoto akayiha background y'umweru, cyane cyane nk'abantu bakunda kwa applyinga ibyangombwa online bijya mu nzego zitandukanye, cyangwa se abanyeshuri bakunda kwa applyinga ku ma scholarship kugira ngo bajye kwiga muri kaminuza, bakenera ifoto iri passport, ifoto ya passport. Kandi iyo foto ushobora ntago biba ari ngombwa kujya muri ujya kwa gafotozi kugira ngo agufotore abe yaguha ifoto ya background y'umweru. Oya, nawe ufite telefone wabyikorera rwose, ni ibintu bitagoye ngiye kukwereka. So rero ntibizongere kukugora, wajya ubyikorera, ni ibintu biri very simple, very simple. Nukuvuga ngo rero ugiye gukurikira uburyo ngiye kukwereka. Icyambere, urasesinga Chrome se cyangwa se n'ahandi hantu nawe usanzwe ushakishira ibintu website ushakishaho ibindi bintu bitandukanye. So kuba wenda ufite Microsoft Edge, ariko reka jewe ko ndi gukoresha telefone, reka dukoresha Chrome. Urafungura Chrome yawe, numara gufungura Chrome wireke ifunguke, uze wandikemo ikintu cyitwa remove bag. Temo remove bag. Nuvuga ngo remove bag irahita izamo hejuru, kubera ko nyine ni na application cyangwa se ni website isanzwe, ni website ikora n'ubundi isanzwe ikora ibyo bintu abantu benshi bifashisha, na babandi bakudekararira bagufasha mu bintu bitandukanye bakoresha guhindura ifoto. Nawe rero ushobora kuyifungurira ukayikora, ntabwo itinda itifunguka. Urabona ko baranabikwereka, yitwa remove background. Ni igihe nyine ifoto yawe ifite background y'umutuku y'umweru, bivuga ngo background ni hahandi uba wifotoreje nyine ushaka kuhahindura. So rero kuko izo foto za passport akenshi zikunda gukenerwa muri serivisi za leta cyangwa se n'izindi serivisi bagusaba ifoto ya passport, ushaka kubyikorera ukayiha background y'umweru. Nibyo ngiye kukwereka. Uraza rero ukora icyo twita change background image. Uraza ukandemo hano, urabona hari upload image, change image background, photographers, media, marketing, magic brush. Ariko twe ntabyo tubyitaho, ahubwo turajya hano kuri kabiri handitse change image background, tuyikandemo ifunguke. Noneho bize turindire ifunguke. Nuvuga ngo iyi application ya remove bag ikora iri free, ariko hari n'izindi zishyura, ariko izo zishyura zo ntabwo arizo nshaka kureba, ko n'ubusanzwe n'ubundi ushobora no gukoresha na Canvas, ushobora gukoresha ni application nyinshi wakoresha, ariko ziriya akenshi ziba zishyura. Niyo mpamvu nahisemo kukwereka iyi ngiyi iri free. So uraza rero uploading, hano hari forward background image and upload image. Twe turaza uploading image, dukandemo dufungure. Urabona ko byafungutse. Tugiye guhindura image y'ifoto imwe muri izi, urugero kadukandemo dana, katurindire image ibe uploaded. Okay, urabona already nk'iyi foto mbere yari ifite background ijya kuba shokora, ariko ubu ngubu iri mu mweru. Impamvu iri mu mweru nuko n'ubundi nasanzwe narasetinzemo background y'umweru. Ahubwo reka nkwereke uburyo ushobora guhindura nyine background. Uraza ukaza muri background color,
ukaba wayiha background wifuza, wayiha umutuku. Already urabona ko ifoto yabaye umutuku. Ushaka kuza ukayiha background isa gutya, urabona ko already yahindutse. Ushaka kuyiha background y'ubururu, wenda ari itegeko cyangwa se ari byo bagusabye. Urabona ko already background yahindutse, ariko akenshi kugira ngo ifoto ya passport ibe yujuje ubuziranenge iba ifite background y'umweru. Reka twigarukire rero ku mweru wacu, duhitemo umweru. Nurangiza guhitamo umweru, ifoto yawe ihita ihinduka nyine ikajya muri background y'umweru. Ibi iyo ubisoje rero, iyo usoje ibi ngibi ujya kuri hano hepfo hari download, ifoto yawe ukayidownloadinga. Already urabona ko yabaye downloaded ngiyi hano hejuru, ukayifungura. Ukaba wayifungura, hanyuma ukaba wayaploadinga ahantu ushaka kuyaploadinga yujuje ibisabwa. Size yagabanutse, nta kibazo cya size, nta kibazo cyo guhinduka kw'isura, oya igumana karite n'ubundi yari isanzwe ifite. So niba rero unyuzwe, niba hari icyo iyi video ikunguye, duhe subscribe, duhe comment, ndetse na sharing niba ntacyo bitwaye. Stay tuned, turahari kugira ngo tubagezeho ibintu by'ubwenge.